Reka ngushimire cyane kandi nguhereze ikaze kuri YouTube channel yacu Icuriro TV. Hari umusore umwe wo mu mudugudu wa Mairisite. Uwo musore yashakanye n'umukobwa bitunguranye byatewe na COVID-19. Byagenze bite rero? Reka iyi nkuru ikurikirane wumve ubuhamya ndetse wumve ukuntu inzira z'Imana nyine azirenga ibihumbi. Nuvuga ngo uyu musore yari afite umukobwa bari baziranye bisanzwe ndetse baje basurana mu buryo busanzwe, nta wakunda undi ku buryo bashobora kugira kuri rwo kubana, nta nubwo n'umusore yakundaga umukobwa kubyo byagira kuri rwo kubana, nta nubwo n'umukobwa yakundaga umusore byo kubana, ahubwo bari inshuti zisanzwe gutyo gusa baza kugera ku rwego gusurana. Ariko muri kwa gusurana icyo gihe COVID-19 yaririmbanyije ibyayo birushaho gukomera. Byaje kuba ngombwa ko uwo mukobwa aza kurara kuri uwo musore, ariko uwo mukobwa yagombaga kumara iminsi ibiri aho ngaho, bugacya yongera agataha akajya iwabo. Muri ijoro rimwe nibwo wa mukobwa yaje kumva ku matangazo, yumva ku binyamakuru hirya no hino barimo baravuga ko inama y'abaminisitiri yafashe icyemezo cy'uko imodoka ingendo zose zihagaze. Nyamara uyu mukobwa yagombaga gutaha kure ndetse yagombaga gutaha mu yindi ntara ugereranyije n'intara y'iwabo, kandi yagombaga guca mu gukora urugendo rwagombaga kumusaba hafi mu bihumbi bigera muri 7 ateze nk'amatiki yo gutegesha imodoka. Yaribajije biramuyobera, n'umusore ahinda ubwoba, agira ubwoba bwinshi. Umusore arareba, yakireba akabona yibera muri getu yiwe. Getu yari irimo akamatera, irimo akaradiyo, irimo imbabura ndetse n'udusafuriya. Hanyuma nta mashuka, nta bisorori, nta masahani y'urugo, nta biki, nta n'intebe, nta n'ibindi bindi. Uwo musore yari afite, ababaye mu buzima bwa getu barabizi. Ariko icyo gihe uyu musore yaribajije abona isi iramurenze, ariko kandi uyu musore nta n'akazi yari afite gahoraho kashobora kuba kamufasha gutunga urugo cyangwa se kumenya umukobwa. Nta musore nta n'ubushobozi yari afite bwo kuba yari gutunga uyu mukobwa byibura mu gihe cy'icyumweru kimwe, kubera ko uyu musore nawe yabagaho, yaryaga ari uko yagiye ku kazi akavayo akagaruka mu rugo. Ni ukuvuga ngo muri iyo minsi yari kumwe n'uwo mukobwa, iby'akazi ugomba ntiyabikoraga kubera ko yari ari kurya ku mafaranga yakoreye, ariko byagomba kurangirira aho ngaho. Yibaza noneho mu minsi bafunze ingendo, akayibaza uyu mukobwa bizagenda bite. Uyu mukobwa yari yaravuye iwabo ababeshye ko agiye gusura umukobwa mugenzi we, ariko ari bugaruke bukeye nyuma y'iminsi 2, ariko gufunga kw'imodoka byamaze igihe ndetse byagombaga kumara hafi ibyumweru 2 ndetse bikanongerwa. Ku munsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane ndetse n'uwa gatanu haje kongera gusohoka amabwiriza avuga ngo guma mu rugo irakomeje. Umukobwa nibwo yahise abona ko noneho ibintu bihinduye isura, abura amahitamo, abura uko yabikora n'uko yabigenza. Icyakora bari batangiye nyine no kumenyera ko ibintu bihinduye isura, bari bamaje kumenya ko ubuzima nyine bubagwiririye, ikibazo kibagwiririye, nta kundi kuntu byagombaga kugenda. Umusore yatangiye kugenda akajya gushakisha ibyo barya, umukobwa agasigara aho ngaho mu rugo. Muri icyo gihe bamaranye, birumvikana, bahuzaga umubiri, bakoraga imibonano. Byaje kuba ngombwa rero ko n'umukobwa aza gusama inda, ariko icyo gihe byabaye ngombwa rero ko bavuga bati, umukobwa avuga ati rero navuye iwacu, ntabwo bari bazi aho nagiye, ubu barahangayitse cyane. Niko kumenyesha iwabo, arababwira ati deja narashatse. Umuhungu nawe ntabwo yavukaga aho ngaho, nawe niko kumenyesha iwabo, arababwira ati narashatse bitunguranye. Byabaye ngombwa rero ko batangira gushakisha ubuzima n'uburyo bwo kubaho. Umukobwa atangira kujya gukora ubuyede hirya no hino, bigeza bivamo yari azi kudoda, abamenye aho ashobora kujya muri atelier gusaba akazi, aratangira aradoda.
umuhungu nawe akomeza ibiraka yari arimo ahantu mu masupermarket yakoreraga. Icyakora ubuzima bwarakomeje. Ku bw'amahirwe Imana yahise ibaha umugisha, haje kuza umushinga uza muri yateriye ndetse utera inkunga abatayeri, cyane cyane abatari bafite amikoro. Wa mukobwa yahaye ibikoresho bikomeye cyane byo gushinga atelier, ndetse yari afite n'ubuhanga bwo kudoda ariko yarabuze ubushobozi. Yahise akora atelier ikomeye cyane ndetse yagura za modeli nyinshi. Umukobwa atangira kujya yinjiza amafaranga atari munsi y'500 ku kwezi. Umusore nawe aho yari ari nawe yarinjizaga. Urugo rwarakomeje. Mu mafaranga ya mbere babonye bahise bagura intebe ndetse bagura ibyombo n'ibindi. Bamaje kubigura, nyuma y'ahandi babonye bayagura radiyo nini, bagura ndetse n'agateleviziyo. Ubwo nibwo batangiye guhamagara imiryango yabo itangira kuza kubasura. Nyuma y'icyo gihe bariyubatse bamarana igihe cy'umwaka. Umwaka ushize nibwo babwiranye bavugana ko bagomba kujya byibura mu murenge bagakora mariage civile. Mariage barayikoze civile, ibyo babivuyemo nyuma yo mariage civile. Ariko mbere ya mariage civile ubwo nibwo babanje kujya iwabo. Ubwo covid yari imaje kuvamo, ingendo zari zimaje gufungurwa, nibwo babashije kujya iwabo, ajya kwiyerekana gufata irembo ndetse aranasaba. Bakoze rero mariage civile. Bamaje kuyikora icyo gihe urumva byari na hafi nuko bari bagiye no kubyara, ariko ubwo baza no kubyara nyine umwana w'umuhungu. Aba bantu, abo bageni, ubuzima bwabo bwarakomeje, baraguka bashyira hamwe. Uyu munsi bafite inzu yabo nziza baguze, bafite imodoka ndetse bafite na moto, ndetse yateriye yabo irakomeye. Umuhungu nawe yashinze agasupermarket kiwe. Mbese ubuzima bwabo bwarahindutse burakomeye. Ni ukuvuga ngo rero nta muntu uzi inzira ziwe azanyuramo, nta muntu uzi uburyo bwe, nta muntu uzi aho ibirenge bye bizerekera. Niyo mpamvu utapfa kumenya umugambi w'Imana. Niyo mpamvu ibyo tuvuga byose ntabwo ushobora gupfa kumenya umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Imana yonyine ubwayo ni izi nzira z'umuntu. Imana yonyine ubwayo niyo izi ibyayo. Imana yonyine ubwayo ni izi uburyo bwayo. Nshuti muvandimwe, iyi ni inkuru ikomeye cyane y'aba bageni babanishijwe na COVID-19. Uyu munsi akaba ari urugo ruhamye. Uyu munsi akaba ari urugo rukomeye. Uyu munsi akaba ari urugo rufatika ndetse rugira n'abandi inama. Ariko babanye nta waruteganyaga gashobora kuzabana n'undi. Babanye nta wateganyaga, nta na rukundo rudasanzwe bafitanye. Ari rwa rukundo nyine rubaho rw'abantu usanga iki n'iki nyine barakundanye ariko ejo byahindutse, umwe agashaka ahandi n'undi ahandi. Abo nabo nibwo buryo babanyemo. Ariko uyu munsi bafite urugo rundi. Uyu munsi bafite urugo rw'umugisha. Uyu munsi bafite urugo rusenga. Uyu munsi bafite urugo rukomeye. Ndakwifuriza amahoro y'Imana. Niba ari ubwa mbere wageze kuri YouTube channel yacu Ruriro TV, ukore subscribe, ukore like na share, kandi ukande kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose tukugezaho. Urakoze cyane. Amahoro y'Imana abane nawe.